Yesi reka mbifuriza ibihe byiza cyane, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko umugira umugoroba mwiza cyane, tariki enye z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane birumvikana, nizera ko mumeze neza cyane aho muherereye aho ariho hose, nizera ko kandi wowe ukomeje gukora subscribe ndetse no kureba ibiganiro byacu, nizera ko ukomeza kugenda ugubwa neza cyane. Tugiye ku ikipe ya Rayon Sports rero maze gutangaza ko rwose igiye kuba irega uwahoze ari myugariro wayo ndetse akaba n'umukinnyi wa ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Mitima Isaac. Nyuma y'uko uyu musore rero aje kuba agiyerekeza hariya mu gihugu cya Arabia Saudite, aho rwose rero yaje kuba asinyira ikipe rwose mu cyiciro cya kabiri yitwa Al Zurifi. Rero ni tariki 19 z'ukwezi kwa munani yaje kuba nyine asinyira ikipe rero mu gihugu cya Arabia Saudite. Mubari rero bita Mitima Isaac. Ikipe ya Sport iravuga ati nyuma yuko ibyo twumvikanye iyi ekipe rwose itagiye ibyubahiriza, yavuga iti tugiye kuba rero tubarega rero rwose rero, dore ko uyu muvandimwe yabonye ICT cyangwa se icyemezo kimwemerera gukina muri iyi shampiyona yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Yavuga iti rwose rero tugiye kuba tubitekerezaho neza cyane, ati turege uyu muvandimwe bita Mitima Isaac ndetse n'umukozi wa Ferwafa waje kuba amufasha kuba yabona iyi ICT. Ngo rero uko bihagaze nuko uyu muvandimwe bita rwose Mitima Isaac yari yarasinye rero amasezerano y'imyaka igera kuri 2 mu ikipe ya Rayon Sports, azakongera rero ikindi cyangwa se azakongera undi mwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sports. Rero akaba ariho yari afite rero ikipe ya Rayon Sports, ndetse yaje kuba yongera ku itariki ya 2 Nyakanga mwaka wa 2023. Bagapfa bumvikana bavuga bati rero uzajya uhembwa 900 ukwezi kumwe, kandi rero bari bumvikanye kandi mundi cyangwa se mu kwezi kumwe rero uzajya ahembwa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ngo bivuga iki? Uvuga ko uyu muvandimwe yarasinye umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sports, ariko akavuga ko azajya ahembwa nyine amezi agera kuri 12, aho ko rero asinya umwaka w'imikino. Dore ko abajya basinya umwaka w'imikino rero akaba ahembwa na ekipe nyuma y'uko rwose rero aba ari mu marushanwa agiye atandukanye. Rero Mitima Isaac rwose rero aza kwegera ikipe ya Rayon Sports, dore ko yari agifite amasezerano cyangwa se yari agifite amasezerano na ekipe ya Rayon Sports. Aravuga ati rwose ko ntabana ikipe nabi, ati ko ikipe nayikoreye byinshi bigiye bitandukanye, ati rwose rero ati nimumfashe rwose, ati mbashe kuba rero naterekeza hanze y'igihugu ngikorera ko nanjye natera imbere. Ubwo nuko ikipe ya Rayon Sports irabyemera rwose. Rero yavuga iti nk'umwana w'ikipe nk'umuvandimwe rwose wadufashije twabanye neza, ati reka tugire ibyo tuganira. Baganira iki rero? Baraganira baravuga bati reka dusese amasezerano. Ahanga ikipe ya Rayon Sports iravuga iti kugira ngo uzemererwe kuba wajya muri iyi ekipe rero yo mu gihugu cya Arabia Saudite, ati nuko uzatwishyura amafaranga 7,600 by'idolari. Ngo rero ni amafaranga ahwanye na miliyoni zigera ku 10 z'amanyarwanda. Umuvandimwe rero bita Mitima Isaac yagombaga guha ekipe ya Rayon Sports, nuko barabyumvikana rwose. Rero ikipe ya Rayon Sports itangaza ko igiranye cyangwa se isesha amasezerano ku bwumvikane n'ikipe ya Rayon Sports, ariko ishyiramo ko uyu muvandimwe agomba kwishyura rero ikipe ya Rayon Sports agera kuri miliyoni zigera ku 10 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo rero ahabwe icyo bita ICT. Rero kandi bumvikana ko kandi rero uyu muvandimwe rwose cyangwa se ibirane yara ikipe ya Rayon Sports yari imubereyemo bigera kuri miliyoni 2,350, yagombaga kuba rwose rero agenda avuga ati rwose amafaranga ugomba kuyihorera ukayirengagiza. Ubwo ni mu gihe kandi muri izo miliyoni 2,350 ikipe ya Rayon Sports yari yaje kuba nyine imwishyura mu bihumbi bigera kuri 450 rero y'amafaranga y'u Rwanda. Dore ko uyu mukinnyi wita Mitima Isaac yaza kumara amezi agera kuri 2 adahembwa, dore ko yemerewe gutandukana na ekipe rwose, agasaba gutandukana na ekipe, dore ko rwose FIFA rero yo igenda ibyemera ikavuga iti rwose ati iyo umukinnyi amaze amezi agera kuri 2 adahembwa aba yemerewe kuba rero yatandukana na ekipe iyo ariyo yose. Ubwo ikipe ya Sport biravuga ati umusore wacu mukacika amafaranga rero 450 n'ibice, iravuga ati mfasha aya ngaya kugira ngo rwose yemeze ataza kuba agenda yuzura hanyuma
ukaza kuba rwose wagenda uducika nta n'ubutumwa duhaye. Rero uyu muvandimwe ikipe ya Rayon Sports barumvikana bamubwira bati rwose niba mukugeze muri ekipe ukabona amafaranga, ati amafaranga yacu rwose rero uzabe uyohereza hanyuma tuguhe AST cyangwa se tuguhe icyangombwa kikwemerera kuba rwose rero wajya muri ekipe kandi ugakina n'amarushanwa yo muri icyo gihugu. Avana rero aragenda yigira rwose yari Kampala ashaka visa imwerekeza mu gihugu cya Misiri, dore ko iyi kipe rero yari agiye kwerekezamo harimo ikorera imyitozo yo kwitegura rero shampiyona hariya mu gihugu cya Arabia Saudite. Avana rero yahageze rwose arinumira aricecekera, dore ko rwose n'iki cyangombwa yaje kuba rero agihabwa n'umukozi wa Ferwafa birumvikana, aza kubasha rero kuba nyine yibonera icyangombwa atangira gukina. Ikipe ya Rayon Sports ibonye iravuga iti rero n'umuvandimwe ibyo twumvikanye ntabwo yabikoze, ati tugomba kuba rero twamurega muri FIFA. Ifishe ububasha bwo kuba rero yamwambura iki cyangombwa cyo gukina rero hariya mu gihugu cya Arabia Saudite. Bitabaye ibyo ngibyo ikipe ya Rayon Sports rwose rero yo yaba yihanaguye. Rero iyi kipe rwose ya Rayon Sports ndetse na Mitima Isaac, ubona ko rwose Mitima Isaac yaje kuba mu bantu batise amafaranga yacu kutayohereje, aravuga ati kwiyohereza ndanga byaba bihenze, ati nakongeraho amafaranga atari make yatwe kazare wonye abahera rwose rero azabashe kuba ayaya abasana birumvikana. Ikipe rero ya Rayon Sports ubu ni ugutegereza tukareba se abo bavandimwe baratanga ikirego muri FIFA cyangwa se uyu muvandimwe bita Mitima Isaac ndetse n'ikipe ya Ali Zurifi baraza kuba bashaka ayo mafaranga aba ikipe ya Rayon Sports cyangwa se Mitima Isaac nawe aze kuba rero abura cyangwa se kuba yakina iriya shampiyona. Ngira ngo cyaba ari igihombo gikomeye kuri uyu musore bita Mitima Isaac ndetse na ikipe ya Ali Zurifi ya mu gihugu rero cya Arabia Saudite, ikipe rero yo mu cyiciro cya kabiri birumvikana. Rero nuko bimeze, Mitima Isaac rwose defenseur mwiza wa ikipe y'Amavubi, abo rwose muri iyi squad yagiye cyangwa se igiye gukina n'ikipe ya Libya itazaba habaye rwose rero, ariko umusore utanga icyizere, umusore ubona ko rwose yazagira icyo afasha ikipe y'igihugu Amavubi aramutse agiye akitwara neza rwose rero muri kiriya igihugu cya Arabia Saudite, dore ko rwose na match ya mbere rero yaje kuba nyine agenda ayikina. Reka ngushimira ukomeje gukora subscribe, nizera ko imeze neza cyane, nizera ko kandi ukomeje kugenda udufasha byinshi bitandukanye rwose, amakuru azajya agenda kugeraho 5 kuri 5.